bijyanye n'impyiko. Hari ibintu byinshi dukora bya buri munsi byangiza impyiko zacu tutabizi cyangwa se tunabizi ariko tutazi ko ari kimwe mu bitera impyiko. Icya mbere ku bintu bitera impyiko, kunywa amazi make cyangwa se kunywa amazi make. Kwirengagiza kunywa amazi menshi, uba usanga abantu benshi bavuga ngo njye nzanywa inzoga kugira ngo nywe amazi, ariko amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu cyangwa se bwa buri munsi. Iyo uyanyweye rero bibasha kurinda impyiko zawe, ndetse hari n'imyanda myinshi isohoka mu mubiri bitewe no kuba wanyweye amazi. Iyo utayanyweye rero bitera uburwayi bw'impyiko, ugasanga nko mu myaka nka 25 cyangwa se 30 wamaze kwatakwa n'impyiko. Ikindi kintu cya kabiri abantu birengagiza gukora cyangwa se bakora bigatuma impyiko zabo zangirika, ni ukurya umunyu mwinshi. Abantu benshi usanga muri resitora agiye kwaka ibiryo bampa nk'ifiriti bakavuga ati munzanire n'akunyu hafi, kandi n'ubundi muri bya biryo basizemo umunyu. Akenshi ibyo bintu bikunda gutera impyiko cyane. Umunyu mwinshi rwose wangiriza impyiko, uragenda ukazikamura, kuko ubundi mu busanzwe umunyu urakamura ibintu byose. Niba mwibuka nk'ifi iyo ugiye kuyibika kugira ngo itangirika uyishyiraho umunyu uragenda ukayikamura. Niba iriye umunyu mwinshi uragenda ugakamura impyiko, y'amazi ukamuyemo akagenda akirekamo, rero impyiko bigashiduka zamaze kwangirika. Ikindi kintu cya gatatu, kurya ibiribwa birimo isukari nyinshi. Isukari nyinshi rwose itera indwara nyinshi zitandukanye, ko iyo bigeze ku mpyiko ho rwose ntagitangira. Ubwo rero turagirwa inama cyangwa se turashishikarizwa kurya isukari nkeya iri mu rugero. Ntabwo tuvuze ngo umuntu ave ku isukari, ahubwo turye nkeya mu rugero, isukari iringaniye. Icya kane, kudakora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri burya ni ingenzi cyane cyangwa se ni nziza cyane mu buzima bwa buri muntu. Akenshi indwara nyinshi iyo ugiye kwa muganga nko kwaka ubujyanama cyangwa se ugiye kugisha inama, baravuga ngo ukore imyitozo ngororamubiri. N'iyo umaze iminsi urwaye baravuga ngo utangire ukore utwitozo duke duke wisuzume niba wararwaye. Ubwo rero imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku kurinda impyiko zawe. Imyitozo ngororamubiri iri mu buryo butandukanye. Hari gukora siporo yo kwiruka, guterura ibyuma, gusimbuka imigozi, gukora za pompaje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imyitozo ngororamubiri iri mu buryo bwinshi. No gukora akazi gasaba gukora muvoma nawo ni umwitozo. Usanga umuntu ukora bene ako kazi atapfa kurwara impyiko. Ikindi cya gatanu, ukwiye kwirinda cyangwa se ukwiye kugendera kure. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bagikora batabizi. Iki kintu kirakomeye cyane. Abenshi tugikora tutabizi. Kwihagarika igihe kirekire. Iyo wihagarika igihe kirekire unaniza impyiko, usa n'uzikamuye n'ubundi. Urazikamura ngo ni ukujya kwihagarika, ukihagarika umwanya munini, wiyongeza unikanira n'inkari zidahari. Aho ngaho uba uri kunaniza impyiko, birangira zangiritse kandi mu buryo utateguye cyangwa se nawe utatekerezaga. Twagiye ku cya gatandatu, gukoresha imiti igihe kirekire utabibwiwe na muganga, cyangwa se ko bya bindi uvuga ngo ni ukwivura. Ugasanga wagiye kwivura baguha imiti cyangwa se ugiye kugura imiti muri farumasi, urangiza uyijyana mu rugo, hashize igihe urongera urarwara, uravuga ngo sindi busubire narwaye indwara isa na ya yindi, kanzi nongere nivure. Iriya miti mu by'ukuri ntabwo muganga aba yatesitinze cyangwa se ngo apime amenye neza ko imiti ukeneye ari iyo ngiyo. Rero iyo uyifashe ukayinywa utabiherewe uburenganzira na muganga, nta kindi bihita bikora, byangiza impyiko. Usibye n'impyiko gusa, aha ngaha twavuga ko zishobora kuba zagutera n'ibindi bibazo bitandukanye, cyangwa se zikaba zakwangiriza mu bundi buryo butandukanye. Icya karindwi ukwiye kwitondera cyane, inzoga n'itabi byinshi. Aha ngaha iyo tuvuze inzoga n'itabi byinshi, bishobora kuba ari keya cyangwa se ryinshi, ariko inzoga n'itabi bikurikiranye ntabwo ari byiza ku mubiri wa muntu. Byangiza impyiko, ndetse n'ubundi burwayi bitera indwara z'ibihaha, cyane cyane itabi. Ariko inzoga n'itabi byinshi byangiza impyiko complete, 100% rwose. Kunywa inzoga nyinshi rero, cyangwa se
kunywa itabi ryinshi byangiza impyiko bidasubirwaho, bizamura umuvuduko w'amaraso ku buryo bibuza impyiko kuba zabona uburyo zikontorora cyangwa se zifiritira cyangwa se ziyungurura amaraso ari kwirukanka ku muvuduko uri hejuru. Icyamunani ukwiye kwirinda: kudasinzira neza. Abantu benshi muri iki gihe babaye ba nyirakazi, babaye ba nyir'imipango, babyuka bagiye niyo ngo umuntu akabyuka saa 9 agataha saa 5. Ubwo ubaze kuva saa 5 kugeza saa 9 harimo amasaha atarenga ane. Ibaze none icyo gihe wahaye impyiko kugira ngo zikontorore cyangwa se zifirite cyangwa se ziyungurura amaraso, ni igihe gitoya. Kandi muri rusange ubundi impyiko zikora neza iyo umuntu aryamye cyangwa se aruhutse. Mu yandi magambo tuvuga ko iyo umuntu aruhutse aba agiye kuryama nimugoroba, akabyuka mu gitondo avuga ati naruhutse. Iyo umuntu aryamye rero nibwo impyiko zikora neza. Rero iyo uri mu kazi uhora ugenda ucapa akazi utabona umwanya wo kuruhuka, impyiko zirangirika ukazashiduka ibicero bifite pe, ariko impyiko zararangiye. Uri muri ba bantu bari muri waiting list cyangwa se bari kuri list yo gutegereza ngo bazahabwe impyiko. Aha uragirwa inama rero yo kugira ute, yo kuzajya uruhuka umwanya uhagije. Icya 9: kurya ibiryo byinshi birimo poroteyine, cyane cyane inyama z'umutuku. Inyama z'umutuku ni mbi cyane ku mpyiko. Ni mbi cyane ku mpyiko iyo ubikoresheje buri munsi, iyo uziriye buri munsi, ntabwo uvuga ngo kutazirya cyangwa se kuzirya ni bibi, ahubwo kuzikoresha buri munsi. Iki kiganiro niyo ntego kiri kurasa. Gukoresha izo nyama buri munsi, uzirya buri munsi, nibyo birangira bigize ingaruka ku mpyiko. Aha ngaha ndimo ndababurira cyangwa se ndimo ndababwira ingaruka 10 zituma, cyangwa se ibintu 10 bituma impyiko zawe zangirika umunsi ku munsi utabizi. Utuntu dutoya ukora twa buri munsi twangiza impyiko zawe utabizi. Icya 10: kwirengagiza ibimenyetso by'indwara. Aha ngaha iki kirakomeye cyane. Ugasanga umuntu arwaye indwara, we ari kwiyumvamo ko arwaye ariko akabyirengagiza. Ugasanga n'ibimenyetso by'impyiko ari ukwihagarika inkari z'umuhondo cyangwa se zenda kuba umutuku, umuhondo wijimye cyane. Kuribwa impyiko, ukuntu wumva impyiko zirimo zirakurya. Yego, kubira ibyunzwe byinshi cyangwa se kubira ibyunzwe cyane, waba wicaye utari no kugenda ku izuba cyangwa se utamaze kurya ibintu bishyushye ukabira ibyunzwe byinshi. Ibyo bimenyetso ukabyirengagiza bituma urwara impyiko. Ntabwo bitera impyiko, ahubwo bituma impyiko zawe niba zitangiye kwangirika ushobora kuyivuza bigakira, bituma uzirwara noneho bya nyabyo. Kuko uko bigenda biba kenshi ku munsi, ubyirengagiza bikaba kenshi ku munsi, ukabyirengagiza, birangira impyiko zawe zangiritse pe.